Nitwa Reverend Jean d'Arc Rugamba, ndi umukozi w'Imana muri Bethesda Holy Church. Mu rusengero rwa Bethesda Holy Church uyu munsi nk'uko mwabibonye urizihizwa kandi ni umunsi ukomeye cyane. Itorero ryahaye agaciro, bikaba bigaragaza agaciro itorero riha umugore muri Bethesda Holy Church. Si n'umugore gusa n'umukobwa, kuko tuzirikana ko umukobwa ari umugore w'ejo. Nk'uko rero mubizi n'isi yabisobanukiwe ikabimenya, hakabamo guha agaciro umugore. Murabizi ko itariki 8 isi yose yijihije umunsi mukuru, umunsi mpuzamahanga ku bagore w'abagore. Ni nako itorero nk'uko rizi imbaraga z'umugore ryashatse kwizihiza mu itorero ubwaryo umugore. Ni ukuvuga ngo nabo bamenyekane ko ari abagore b'imbaraga, bamenyekane ko bafite icyo bashoboye, bamenyekane ko nk'uko isi ibazirikana ariko n'itorero rirabazirikana, nk'uko byagiye bigaragara ahantu henshi no mu byanditswe yuko umugore yagize ijambo, yagize agaciro mu butumwa bwiza. Abagore bo muri Bethesda bagize uruhare runini cyane mu kubaka umurimo w'Imana. N'ubundi ari igihugu gikenera amaboko y'abana bacyo, isi ikenera amaboko y'abayituye kugira ngo ibeho, n'itorero rikenera amaboko y'abana baryo. Ariko cyane cyane impamvu twizihije n'uyu munsi nuko twabonye imbaraga zidasanzwe mu bagore. Yego n'ubundi abagore bahawe ijambo, ariko by'umwihariko itorero ryatekereje gutanga uyu munsi kugira ngo abagore bazirikanwe kuri uyu munsi, bazirikanwe n'abantu wenda batazi imbaraga zabo, bamenye ko no mu buryo spirituel no mu buryo bw'itorero abagore bagize uruhare runini mu byagiye bikorwa byose. Kuva itorero ryatangira twagiye tubona imbaraga z'umugore, twagiye tubona imbaraga z'abagore. Bagiye bafata abashumba cyangwa se umushumba mukuru nka visionnaire, bamufata amaboko. Akaba ari nayo mpamvu byinshi byagiye bigerwaho. Tuvuga ko n'abagore batasigaye inyuma, bakagaragazwa nk'abantu b'abanyembaraga. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi wahariwe abagore cyangwa abategarugori, kugira ngo bimenyekane ko ababasubiza inyuma ari ukwibeshya, ahubwo abagore bafite imbaraga zubaka itorero, zikubaka n'igihugu. Abagore ubutumwa nababwira wenda mu itorero rya Bethesda ni ukubabwira ngo bagire umunsi mwiza. Ndabizi mu rwego rw'isi message yarahise, ariko no mu itorero nibakomeze babe intwari, bakomeze ubutwari bafite. Nabwira n'abantu bose batwumva, atari n'abagore gusa, cyane cyane n'abagabo, bamenye aho kwinvestinga cyangwa se gushora. Ni ukuvuga ngo iyo wevestishije mu mugore usarura byinshi, inyungu ni nyinshi, kuko umugore agaragara nk'umurima munini ubasha guteramo imbuto nziza zose, kandi zikamera kandi zikagira inyungu. Bibamo amahoro azagera muri benshi gusumba uko watekerezaga. Uzamubibamo ibyishimo bigere kuri benshi. Ni nayo mpamvu umugore Imana yemeye kumugira ikigega, akabyarira isi, akabyarira igihugu. Kandi rwose umugore akwiriye kubahwa, kandi umugore akwiriye guhabwa agaciro ke, n'igihugu kizagira agaciro. Kandi dushimira n'igihugu cyacu yuko cyamenye agaciro k'umugore. Kandi rwose turashimira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ko mu nzego zose abagore bisangamo, kandi akaba we yarasobanukiwe imbaraga zawo. Rero rwose turamukunda kandi turanamushimira. Ni muri urwo rwego no mu rwego rwa Eglise naho dushimira
umushumba mukuru w'amatorero ya Betesida, nawe yasobanukiwe imbaraga z'umugore kandi yarazibonye. Ni nayo mpamvu mu byagiye bikorwa byose n'aho itorero rigeze hagiye habonekamo ukuboko k'umugore n'ubwenge bwe. Imana ibahe umugisha.